ariko yimwereke abanyamakuru akira nawe. oya dore abanyamakuru bagira amaso. Journaliste wayibonye? Yes, ndayibonye. Iyi ni ingona ya Mutapfu munyamakuru. Ntabwo ari nge twari dufatanye, ahubwo ubwe ku giti cye yarafatanye. Ntabwo ari nge ubundi ajya mu bitaro. Urareba. Ariko abakobwa umenya basenga cyane. We kuki nta ingona itamuriga se niwe ikasa wowe, ariko umva ngo wari utwaye imodoka. Ya hano hepfo abantu barabizi, abaturage bose barabizi. Ugonga ingona. Nakoze impanuka ngombwa ko njya kwa muganga. Pole sana. Pole sana rwose. Yes, twongeye kubasuhuza rero bakunzi bacu mudukurikirana umunsi ku munsi mudushyigikira mureba ibiganiro dushyira kuri YouTube channel yacu Filime Tunyuzaho, mukanda subscribe, like, share and comment. No kuri muraba agaciro gakomeye cyane. Rero twazanye abatumirwa murababona imbere ya kamera, bagiye kutwibwira batubwira amazina yabo nibirangiza baduhe icyo batugeneye uyu munsi. Murahabona umusaza n'umusore nibo bagiye kutwibwira batubwira naho baturutse. Ariko journaliste. Yes. Mbere yuko nsuhuza abakunzi b'iyi TV, nagira ngo nsubire inyuma ku magambo uvuze ngo nabazaniye abantu ngo umusore ngo n'umusaza. Ubari nge n'uyu umusore ninde umusaza ninde? Umusaza ni wo. Byanze bikunze uhengekerereje. Ndareba haruguru nkabona hari ukuntu hari imyaka myinshi, hepfo wenda hakaba hari mike mu rugero. Niyo mpamvu navuze ngo umusaza n'umusore, ariko nawe niba ukiri umusore ubwo murambabarira. Umusaza. Cyakora nibyo niba ndi umusaza nizere ko nawe uri umukecuru. Oya umva wowe uri umusaza, umva muze jya wemera urashaje. Yego twe turacyari abasore turacyarya akaboga. Ubusura cyafite amenyo yo kurya akaboga wowe. Yewe nkogogo nese urebe ko ushaka kurya inyama y'umusore. Yes, dukomeze mutwibwira mukurikira abakunzi badukurikiye. Umuyoboro w'iyi TV, amazina yanjye nitwa Kenny. Nishimiye kubana namwe kandi ndifuza gufatanya namwe, mujye mukomeza mukurikira uyu muyoboro buri munsi day by day. Nanjye ndabashuhuje inshuti bavandimwe, inshuti bakunzi b'amashusho y'iyi TV. Nkuko bisanzwe abenshi muranzi, ariko abatanzi nagira ngo mbibwire ni jewe Muzehe Keve Babalao. Akaba ari nge muzi muri wa muhungu wavuze ngo sinzi aho yarebaga akebutse arakebuka ati ririya shyamba ndarigurisha. Abonye inkumi byongera. Nige Muzehe Keve ndabashuhuje kandi mugira amahoro. Yes, turabashimiye cyane rero kubwo kwitabira ubutumire bwacu kandi mukaza mumeze neza, musa neza, mwitabiriye kugira ngo muganire natwe. Biba byatuvurnye. Bisa neza biba byatuvurnye. Bo rero hari amakuru aherutse kugenda caracara ku muhanda avuga yuko mumaze iminsi nk'itatu hari nanjye mpise mbazana bigishyushye ngo muduhe ukuri cyamushyireho umucyo, ngo mwapfuye umukobwa wowe n'uwo na Kenny. Ubwo ni Muzehe Keve na Kenny, ngo mwapfuye umukobwa murarwana hafi kwicana. Ayo makuru ndagira ngo tubanze abakunzi babakunda cyase babakurikirana umunsi ku munsi mushyireho ikintu bita ukuri. Ese koko byaba ari byo cyangwa barabeshya? Ariko se bwana munyamakuru, kuba tujya kwitiranwa
bivuze ko twapfa n'umukobwa. ntabwo icyo ari cyo tugendeyeho, ubwo turagendera ku makuru twagiye tubona cyangwa se duhabwa. Ese byarabaye ntibyabaye? Niko muzehe Keve Babala, kuba tujya kwitiranwa tugiye kujya dupfa n'umukobwa. abase wikwigira miseke igoro, uzi ibyo wari unkoze? Ngewe iyo Uwiteka atahaba baba bararirengejeho, ndavuga itaka. dupfa uriya mukobwa usakuriye uburyo imbere y'abanyamakuru y'itangazamakuru tugiye kujya ducaho ngo twapfuye umukobwa. urabihakanye se? Ndabihakanye. Ndabihakanye. Abantu baravuze ngo kubera bitiranwa bagomba gupfa n'umukobwa. ariko mperuka ngo uri umurokore. Ndi umurokore n'ubundi. waje kubishinguka mutese ku buryo ibaze kuba abanyamakuru basigaye bambyukira iwanjye nicaye ntuje bakambwira ati urimo urapfa n'umukobwa muzehe Keve. reba nawe kugirana ikibazo n'umukobwa kandi ubihakana, se wabyemeye byagutwara iki? Ngewe rwose bwana munyamakuru, ibi bintu bigenda bica kuri za social media hano hanze, mubyukira iwanjye ngo mbabwire ngo icyo ndi guhanganiraho na muzehe Keve. ariko tubyumvikana, nagira mbabwire ngo singuciye mu ijambo, ni za nkuru z'ibihuha ziri kugenda ziwiwiswa hano hanze. ziwiwiswa hano hanze. ariko nuko nyine journalist, nuko mutabona umwanya yenda hari ngo mujye mugenda mwitwaje kamera, none ngo hariya mu nguni yuriya muhanda imbere uriya giti mu jisho giti mu jisho do n'ababandi abari kumwe nabo sangahe saa 8 z'ijoro imbwa zimoka, ariko umunsi ngo nayahagufatiye nibwo uzemera ugahakana. nibwo uzemera ugahakana ukemera ko uri umurokore uretse. ayo makuru rero nubwo Kenny mbona arimo ayahunga, ariko ayo twakiriye twamaze no kumenya yuko wamaze iminsi 3 mu bitaro. ahubwo nkibaza ngo ukuri nashakaga, ese muzehe papa Keve ne wagukubise kugeraho ujya mu bitaro, cyangwa yahamagaye abahungu be baraguhondagura? Deja wowe ntushaka kubushyiraho ukuri hanze, ariko n'amafoto yawe turayafite uri mu bitaro. amakuru ahari ngiye nari nakoze impanuka, nari ntwaye imodoka ndagonga, nari nasinze nkora impanuka akaboko karangirika mu kubibona. Mwikorosi nakoze impanuka njya mu bitaro kubera impanuka y'imodoka. Ntabwo iyo mpanuka yatewe n'abahungu ba muzehe cyangwa ngo iterwe na muzehe, ahubwo ndakibaza ukuntu inkuru ziri kuwiwiswa hano hanze ngo icyo gihe njya mu bitaro ngo nuko twari twahanganiye umukobwa. ese uwo mukobwa yaba ari umumisi? Tivwa journaliste, tivwa amenyo y'ingona yamucakiye muri ayo masaha, dore inkovu, ubundi ajya mu bitaro. urareba ariko abakobwa umenya basenga cyane. we kuki nta ingona itamuriga se niwe ikasa wowe, ariko umva ngo wari utwaye imodoka. hano hepfo abantu barabizi, abaturage bose barabizi. ugonga ingona. nakoze impanuka ni ngombwa ko njya kwa muganga. pole sana pole sana rwose bwa munyamakuru, ni impanuka nakoze nk'uko nawe wakora nk'indi wasomye ku gacupa, ariko nahise nzivaho kuko byaramenyekanye ko umuntu w'umurokore nkanjye sigaye soma agacupa. nahise nzivaho nakora iyo mpanuka. amafoto mfite ndi kwa muganga ni impanuka nakoze. amakuru twe dufite hanze aha cyangwa se amafoto acaracara nuko
hazaho ifoto ya muzehe Keve nawe mukurura uwo mukobwa mumurwanira byarangira mukamurekura mugafatana mu bwanya ahubwo nyuma tukakubona uri mu bitaro ahubwo abantu mwakabaye muduhu kuri niko twari dukeneye etse ko numva ko Ken urimo kugukepa ariko Keve afite ukuri arimo papa Keve afite ukuri ashaka kuduha Mediki bakoze barazihuzahuza njye na muzehe Keve twigeze dukina na filime urumva muri iyo filime hari akantu kajemo katari ngombwa ko dufatana mu mashinga murabyumva ako kantu bahise bagakuramo bagashyira kuri iyo nkuru njyewe na muzehe Keve babalawo rwose urumva n'ahantu izo ni inkuru mbega umurokore iyi foto yangezeho ndi kwa muganga munyamakuru yangezeho ndi kwa muganga ndayireba ndavuga ati ni gute abantu umuntu akora impanuka yego bagahita babihinduramo inkuru imeze gutya ariko yimwereke abanyamakuru akira nawe oya dore abanyamakuru bagira amaso journalist wayibonye yes ndayibonye iyi ni ingona ya Mutapfu muzehe Keve rero iyi ni ingona twemerere ushyire ukuri kuri iyi nkuru cyangwa se ushyire ukuri hanze kuko Keniwe ndabona arimo kubicenga cyane waduha uburyo byaba byaragenzemo kugira ngo iyi mirwano hagati yawe nawe ibi umva uko byagenze burya ngwibara umupfu ahubwo ngo ni umurokore nasanze murusha uburokore undusha uburokore mw'izina rya Yesu undusha uburokore cyane nasanze murusha uburokore rero bwana munyamakuru ndi kubona ahubwo biri buze guhinduka imirwano nge na muzehe Keve abanyamvira nimba bitangiye kuvuga ngo ndusha uburokore ahubwo ya mirwano irajya yaba uyu munsi no journalist bandatashye singeze imbere kubera ko nyine muri iriya korosi habamo ingona usubira uti ingona imvura yari yaguye nuko iyo imvura yaguye zizamukana n'amazi zikirunda aho ngaho mu muhanda warangaraho gato kandi ingona icamo kabiri nako kanya hita igukata pe nuko ntereye amaso imbere mbona ingona isa n'uyu mugabo ingona isa nanjye uruhanga ingona isa nanjye noneho ngerageza kumuhamagara reka da ntiyanyumva naho ubwo ari kumwe na nyiramabere nuko ingona birazamutse icyo nakoze nasubiye inyuma niruka nuko ubwo rero yarazamutse bo bamaze guhuza urukundo sinzi iracakira umukobwa nawe ariruka arumva ukuntu bagenda bamara asigara uyu nguyu rero niyo nkovu ubona aha ngaha n'ingona yamwashije rwose naho ubundi ntabwo nigeze ndwana n'uyu mugabo kubera dupfa umukobwa ahubwo arwanye n'ingona cyakora Uwiteka agira amaboko iba yarakumize wese rwose ahubwo bivuge ngo amakuru twari dufite ku muhanda yuko mwebwe mwarwanye n'ingona yariye Kene n'ingona ubwo ntiyaba ari ingona muntu muze ko twabonye mufatana ako kantu nkaba numva utagashyizemo hari ahantu mwarwanaga mbona mwashyikanye umunyamakuru ntabwo ari nge twari dufatanye ahubwo ubwe ku giti cye yari afatanye ntabwo ari ngewe icyakora narababonye narababonye rwose ariko wagiye kwemera Uwiteka ati mujye mwemera kandi ukwemera kurakiza reka kwemera kurakiza ariko ku buryo asigaye ndwanira n'umukobwa na muzehe Keve mbaye ingona se ninjye ngona
ku buryo kuri social media ku binyamakuru byose ari iyo nkuru iriho ukuntu usigaye ndwanira na muzehe Keve umukobwa. ahubwo ndagira nti ese Kenny najyambaze Kenny ho gatoya Kenny nk'umwana w'umusore tureba aha ngaha ndabona ni mutoya byanze bikunze nagira ngo mubaze ngo ese uwo mwari kumwe ashobora kuba yaba ari umugore wawe cyangwa yari undi mwana wisohokaniye mumbarize yari umugore wanjye yari umugore wawe mumbarize ingona ari iki cyanyu wowe n'umugore ahubwo iyo nkuru y'ingona muzehe ari kuza iyo uhagarara gato iyo nasohotse sohokana na madamu iyo nkuru y'ingona sinze ahantu muzehe Keve yaba ari kwikura kandi barakugaragaje ku mashusho ntabwo uzi ko hasigaye apareye ziba ziri mu kirere zifata amashusho ku bagenda iyo se yaba yari drone fa nawe singuriya journaliste dore nguyu musobanurire ubwo agiye gupinga rero apinga amashusho apinga pareye niwongera guca hariya kuri ziriya saha noneho ingona ako kanya rwose ntugire ngo yes Kenny rero turagira ngo tukubaze ese kuvuga yuko uriya yari umugore wawe kandi nzi neza yuko hari ahantu watubwiye ko uri umusore waje gushaka nyuma y'icyo gihe cyangwa n'ubundi wari umufite waratubeshye gusa ibintu nababwiye muri 98 ntuba hashize imyaka magana angahe ku buryo naba narashatse 98 yewe mbabwira ko nta mugore nari ifite ni 98 none tugeze mu 2027 Good. Reka rero tubashimire kubwo kwitabira cyangwa se kubwo kuza gushyira umucyo kuri iyi nkuru twari dufite amatsiko hanze aha ngaha bari bafite amatsiko. Reka tuvuge ngo byari inshira kinyoma. Uyu munsi twari tuzi yuko ibyabaye byari imirwano ariko hajemo n'ingona ari yishobora kuba yarangije Kenny gusa yari kumwe n'uwo mukobwa. Polisa na Kenny hangane kandi muzehe nawe inkuru bakuvuzeho ubu bamaze kuvuga ko harwaniye umukobwa wabigendeyemo sore. Turabashimiye rero kubwo kwitabira ubutumire bwacu uyu munsi wa none. Dushimiye mwebwe mukomeje kudukurikirana ku muyoboro wacu wa YouTube, mukomeze mudukurikirane kandi mushire n'amatsiko kuri iyi nkuru bashyizeho akadomo kubyo twibazaga cyangwa se twumvaga hanze habo ukuri kwabo barakuduhaye. Namwe mwasezera abakunzi banyu babakurikiye kuri kamera tugasozereza ikiganiro. Murakoze cyane inshuti bakunzi bibi biganiro, gusa nge nababwira ko turi kumwe igihe cyose, ariko mujye mwandika munatunegure cyangwa munadushime. Murakoze cyane. Yari muzeke bebaba. Turabasezeye, tuzajya tukomezanya mu bindi biganiro bizajya bigenda biza, kandi mujye mutera comment, mukande like, subscribe, musharinge inshuti n'abavandimwe, kandi umuhate n'umurava byanyu turabikeneye. Murakoze. Zimya kamera.